bigaragara yuko Mana ushoboye Imana yacu wakijije umuntu tubireba Uwiteka Imana n'abandi bana bafite ibibazo uzi kurinda Mana we uzi kurinda Yesu we Mana we uzi kurinda Mana we uzi kurinda uzi kurinda Mana we 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 ngo hari ibitangaza wakoreye mu masengesho ngiye nkora ibitangaza ndasenga Imana ikamanuka abo badayimoni bose 1200 bakurimo nuko gusengera bagahita bakuvamo ahubwo wowe reka dutangira turirimbana umuririmbyi w'ijana aravuga ngo nzaririmba igitangaza haleluya amen nzaririmba igitangaza Yesu mwami yakoze ndi kumwe nawe mu ijuru imbere y'ayantebe nzaririmba igitangaza Yesu mwami yakoze ndi kumwe nawe mu ijuru imbere y'ayantebe nzaririmba igitangaza Yesu mwami yakoze ndi kumwe nawe mu ijuru imbere y'ayantebe murakoze mureka turirimba ino ndirimbo ya 60 iramfasha igatuma njya mu mavuta haleluya amen mutimurira no kwa Yesu amakuba yawe uyamubwire mubwire buhoro ibikuriza kugira ubwoba kandi wirira mubwire buhoro ibikuriza kugira ubwoba kandi wirira arakunda fashe inshuti yawe bikubabaza ntibiguse arakunda fasha bashavuye izera ijambo rye kandi wirira arakunda fasha bashavuye izera ijambo rye kandi wirira abaremerewe Yuhanya Uwiteka Imana yabahebura ubahumurize utumukiza amaragahinda ubahumurize utumukiza amaragahinda ubahumurize utumukiza amaragahinda wirira murakoze haleluya haleluya oh Shimwe haleluya amen haleluya haleluya amina amen haleluya amen amen Mana ishimwe Mana ishimwe haleluya oh haleluya amina abasha gusenga haleluya haleluya amina mureke twakire umuvuga butumwa w'uyu munsi haleluya amen ahaguruka tumwakira n'amashyi menshi cyane haleluya amen haleluya amen mureke dusome ijambo ry'Imana yego riboneka muri Yakobo yego igice cya mbere ku murongo waho wa 5 n'uwa 6 haleluya amen reka nsabe umuntu wahageze ansomere yihuse haleluya amen haleluya amen dutega amatwi ijambo ry'Imana haleluya haleluya bakristo beza
Yakobo rimwe umurongo wa 5 kugeza ku wa 6 haravuga ngo ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge ariko nimba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge abusaba Imana iha abantu bose itimana itishama kandi azabuhabwa. Amena. Haleluya. Uwo muntu uzahabwa ubwenge n'Imana azaba umuntu ukomeye. Haleluya. Haleluya. Noneho ngo nimba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge mvugira ngo amena. Haleluya. Noneho ngo uwo muntu asaba ubwenge Imana ibumuhe. Iyo itimana ni Imana itimana. Haleluya. Vugira ngo amena. Haleluya. Vugira ngo amena. Noneho komezaho gatoya hepfo. Ariko rero asabe yizeye ari ntacyo ashidikanyaho. Ariko rero asabe yizeye ari ntacyo ashidikanyaho. Haleluya. Amina. Kugira ngo amen. Kristo bene data. Nimba ushaka ubwenge bw'Imana saba Imana wizeye kandi wizere ko ugomba kubuhabwa. Haleluya. Amina amina. Mwese ndabifuriza gusaba ubwenge bw'Imana. Amina amina. Oh haleluya. Kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja. Dekera bureke aho. Kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja. Amina. Rero ntimugashidikanye bene data. Ntimugashidikanye bene data. Ndagira ngo mbabwire mukure gushidikanya mu mitima yanyu. Ndagira ngo mbabwire ngo mukureho ibyizerwa byose bibi byo kwa shitani mubikure mu mitima yanyu. Mwimike Imana mu mitima yanyu kugira ngo mubone uko mwizera Kristo Yesu kuko ari hafi kugaruka. Amina. Iryo sezerano turarifite. Yego. Komezaho gato. Ujyanwa n'umuyaga ushushubikana. Amina. Amen. Uwo muraba ngo ujyanwa n'umuyaga ushushubikana. Amen. Amen. Ndagira ngo rero mwese mbabwire ngo mukureho ibizira byose. Negera Imana iyicarira urakoze cyane Imana iguha umugisha. Amen. 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 Rero bakristo bene data ndabifuriza kubona Imana n'amaso yanyu. Ndabifuriza kubona Imana. Amina. Ndagira ngo Imana ibuzuze umwuka wera kugira ngo mujye mubasha kubona Imana. Haleluya. Ndabasabira umwuka wera hano muri aka kanya. Ndabasabira imbaraga z'Imana muri aka kanya. Ndabasabira umwuka wera. Namanuka begere abagereho. Amina amina. Oh haleluya. Rero bakristo bene data twavuga byinshi ariko kuvuga byinshi siko kubimarayo, kuvuga menshi siko kuyamara. Ndagira ngo mbabwire ngo Uwiteka arabakunda. Imana irabakunda. Imana ibateganyiriza ibyiza byinshi kandi Imana ishaka kubaha buri kimwe cyose muyisabye. Amen. Reka dusoreze hano rero. Reka dusoreze hano ku ijambo ry'Imana ariko muri tekerezeho kandi mubyinike mu mitima yanyu. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana nyiringabo, Mana ishobora byose, nyiringabo Imana, mweretse iri jambo urigeze mu mitima ya bene data uryinjizemo kandi Imana turakwinginze kugira ngo Mwami Imana yacu ubahe ibyo bagusaba kandi ubahe umwuka wera, ubahe gusobanukirwa ndetse no kukumenya Mana. Reka rero Mwami Imana yacu ubahe kumenya gusaba, basaba ubwenge kandi Mwami Imana yacu ubayobora inzira yo gukiranuka. Turubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Murakoze. Reka nsubize umuyobozi wa gahunda. Haleluya. Hongo ni bana ubishaka yamamara. Umwami w'abami yamamare. Hongo ni bana ubishaka yamamara. Umwami w'abami yamamare. Hongo ni yamamare ni yamamare. Hallelujah.
kurinda mana we uzi 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 kurinda turinda uzi kurinda wewe uzi kurinda mana we uzi kurinda mana we uzi kurinda 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 mana we uzi kurinda mana we uzi kurinda Yesu we uzi kurinda mana we yego Yesu we uzi kurinda uzi kurinda mana we uzi kurinda Yesu we yego mana we uzi kurinda mana we uzi kurinda uzi kurinda mana we 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 uzi kurinda uzi kurinda uzi kurinda tucanira cy'uwiteka kiri hano ayo datawe ducanira cy'uwiteka kiri hano yewe ni mucyote we ni mucyote sha ni mucyote we ni mucyote we ni mucyote we ni mucyote we ni mucyote sha tucanira cy'uwiteka kiri hano hantu ducanira cy'uwiteka kiri hano ingoye mwe bakobwa mwe ngo ni mucyote sha ngo ni mucyote we haleluya ni mucyote we mwe baganize ngo ni mucyote we muca umugara we ngo ni mucyote we ngo ni mucyote we ngo ni muzemye se ngo mucyote sha ngo muve hasi we mugere hejuru ngo ni mucyote we ngo ni mucyote we ngo ni mucyote we ngo ni mucyote we ngo mana ho wankuye mana ho wankuye mana ho wankuye haleluya mana ho wankuye mana ho wankuye mana ho wankuye mana ho Oh, hallelujah. Amen. musubire mu myanya dukurikizeho ibindi bikorwa haleluya ariko murimo murumva imana umva imana ndi kuyumva haleluya murumva imana amen Amen. yesu Oh, Papa. haleluya oui haleluya Amen. ya haleluya Oh, hallelujah. Yes. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, we took the power from it. Oh, hallelujah. musubire mu myanya yanyu mwicare tujye mu zindi gahunda haleluya mana ishimwe haleluya amen oh haleluya Amina. mana ishimwe haleluya aha hantu hari imana mugiye kubona ibitangaza bitigeze bikorwa Amina. ishimwe oh haleluya Yesu mugiye kubona igitangaza kigiye guturikira hari umuntu umaze igihe kinini arwaye n'impumyi ntareba ariko mu izina rya Yesu tugiye kumusengera Amina. amen haleluya oh haleluya oh haleluya ubu ngubu tugiye gusengera umurwayi ukuri haleluya uyu mukobwa mureba wicaye aha ngaho w'igitanga umukobwa mwiza utagira uko asa ariko mana muramureba Hallelujah. uko mumubona gutya ntari yo papa tugiye kumusengera mu izina rya Yesu baragara amavuta mwese muhaguruke dufatanye amen oh haleluya
Haleluya. Mu izina rya Yesu uri Imana uravuga bikaba wategeka bikaba urera kandi urakiranuka. Amina. Uri mwiza kuri buri muntu wese ugutegeka. Nsengeye uyu muntu kugira ngo umuhumure. Mu izina rya Yesu. Ndagusengeye Mana kugira ngo umuhe amaso Urashoboye Kristo. turakwinginze Kristo. Mu izina rya Yesu imyuka mibi yatuma Mu izina rya Yesu. imbaraga z'umwijima Mu izina rya Yesu. yakubwiza bwawe bukayangane kuri Nukuri bugaragare Kristo hatiduhabe Haleluya. mu izina rya Yesu. Mana neza nizembe Urukubane nawe. Amina. uri kureba Amina. Amina. uri kumbona nambaye iki Wambaye ijipo nambaye umupira usute n'umutuku. Amahoro Elia, amahoro Mose, amahoro Elia, bazaramukanya, Mose na Elia, bazaramukanya, amahoro Mose, amahoro Elia, amahoro Mose, amahoro Elia, Mose na Kose, bazaramukanya, Oh, haleluya. Yesu ashimwe. Kuri wakoze ibitangaza bikomeye. Tugaragaza yuko Mana ushoboye. Imana yacu. Akijije umuntu tubireba. Uwiteka Imana. N'abandi Mana bafite ibibazo. Komeza ukora ibitangaza. kugendana nawe Mana Imana iriyo kugendana nawe Mana ihagije mu bumana bwawe ngendane nawe Nyemerera ngendane nawe. nyemerera ngendane nawe nyemerera ngendane nawe nyemerera ngendane nawe Nyemerera ngendane nawe. Nyemerera ngendane nawe. Amina. mwicare mu myanya yanyu dukurikizeho izindi gahunda Ayowe. ariko ubwo nta muntu wanterera haleluya kuvuga Mana ishimwe amen namumwikiriza ariko umuntu natera haleluya mujye mumwikiriza yakirodota witaka ndagushimiye kuko Imana ishoboye byose wege n'amavuta ndayamugushayire ya haleluya amina oh haleluya Amen. dushingiye ku by'Imana yadukoreye haleluya Amen. tugashingira guhera ku wa mbere kugeza uyu munsi ku wa gatandatu yego iby'Imana yagiye idukorera ni byinshi ibitangaza Imana ikoreye hano murabibonye buri wese azamura amafaranga afite amina haleluya Amen. kandi utanga amafaranga utiganyira utanga amafaranga utavuga ati
uti se ninyatanga biragenda bite yatanga bikuvuye ku mutima haleluya Amen. tugeze mu mwanya wo gushima Imana ibyo yadukoreye tugatura ituro ry'ishimwe n'iry'umutima ukunze haleluya Amen. Ngiye gukuramo uyu mupira nkurambure hano hasi umuntu wese ufite amafaranga azamure araza arambika ahangaha kuri uyu mupira oh haleluya muzamura amafaranga mushyira ku mupira dore nateguye aho mushyira amafaranga umva muyatange mwishimye mufite umutima ukunda Imana ibakubire kare Yesu ndagushimye Amina. haleluya Amen. ture muture haleluya Amina. Imana yakoze byinshi muture amafaranga afatika Yabadushyiriyeho akaririmbo Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Imana ishimwe Imana ishimwe Haleluya. Imana ishimwe yaranesheje satani Amutwara ubutware bwose. yego imbabazi zawe ni nziza imigambi yawe ni myiza muri twe yaranesheje satani uko upfunyura mu mufuka wawe aho ukura amafaranga hose Imana iragukubira karindwi uyatanga wumva wishimye uyatanga wumva ufite umutima ukunda yaranesheje satani imunyanga ubutware bwose Akwiriye icyubahiro n'ikuzo. Imana ishimwe Amina. uri mwiza imbabazi zawe ni nziza imigambi yawe ni myiza muri twe yaranesheje satani imujyana ubutware bwose ikwiriye icyubahiro n'ikuzo uri mwiza imbabazi zawe ni nziza Yesu nashimwe amen nta muntu ucikanwe gushyira hano ituro ryishimye cyangwa se ry'umutima ukunze amaraso ya Yesu masa yogejwe na Yesu yatunganyijwe n'amaraso Arugo yaguhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera. na Yesu watunganyijwe n'amaraso arugo yaguhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera Imana ishimwe oh haleluya Icyubahiro Mana. dore murabona ko ikirere gihindutse reka adufashe atubarira no mafaranga ubundi dusoza amateraniro yacu y'uyu munsi mube mushyizeho agakorasi mu gihe harimo kutubarira amafaranga ubundi duhita dusenga dusoza nzarimba igitangaza Yesu mwami yakoze ni kumwe nawe mw'ijuru imbere y'ayantebe nzaririmba igitangaza Yesu mwami yakoze ni kumwe nawe mw'ijuru imbere y'ayantebe igitangaza Yesu mwami yakoze ndi kumwe nawe mw'ijuru murakoze reka dusengere gutandukana dore ikirere kimeze nabi imvura itarinda idutsinda no muri iri shyamba dore
Imana ibagize kwibigenza Mana mu izina rya Yesu umukozi w'umuhanga uravuga bikaba dore turatandukanye Mana inzira bagiye guca mukuremo imitego yose umwanzi satani yagiye ndakwinze kugira ngo ubabere mikoro barangurure nk'ubwoko bwawe Mana inzira bagiye gucamo imitego yose umwanzi satani yabateze mu nzira abamanuka umanukane nabo bazamukuzamukane nabo abatambika utambikane nabo mu izina rya Yesu urakoze amina Amina. none uyu munsi twagakoze umva nabi n'ibindi akira wagakoze neza twagira ngo umukinnyi wa filime ese ntabira bintu baba warabyigiye siko nabikubwiye mbona ari akantu nyine gatoya byahese nyine wambwiye yuko hari mikofi urumva nyine nanjye nabikoze nk'ubikorera aho cyo kozereka nkushimire ewe ni ukuri kw'Imana pe ntacyo nakunganya akirira 10 nawe ugende nyine ugire uko bigenza cyakire makoze arinuye nagariho nyituye Yesu yaranyimuye nagariho nyituye we aho narinuye nagariho nyituye Yesu yaranyimuye nagariho nyituye yarinuye nagariho nyituye Komera mukozi w'Imana. Yesu nashimye Ari umuntu wandangiye ngeze Imana ndakumbuye. Usigaye ukiza abarwayi. Ese uburwayi bwanjye kumumaranye ntabwo ninjye wamfasha. amafaranga urumva nyine impamvu mba nkwaka amafaranga umva aha kurima abadayimoni 1,200 urumva abo badayimoni ari ugupfa kubasengera gutyo gusa ahubwo utagwa Nta badayimoni nta barimo pe. reba ukuntu bakugize do igupfa baranteye Uri kumuhura we kabyara we. Numvishije ngo hari ibitangaza wakoreye mu masengesho. ngiye nkora ibitangaza ndasenga Imana ikamanuka aho badayimoni bose 1,200 bakurimo nuko gusengera bagahita bakuvamo ahubwo wowe amafaranga urayafite Amafaranga nayo mfite rwose. ariko se ntukigire gutyo ubiwanyu uko baherutse gupfa nta mafaranga bagusigiye Oya cyangwa amafaranga baba baragusigiye yose waba barayama amafaranga rero amafaranga. yegomba nyine kuzana amafaranga Ese ni nk'amafaranga ngahe koko kwari. cyokoze nkawe bitewe n'ukuntu umeze n'abadayimoni bakwaritsemo ukuntu bameze wama nk'ibihumbi 100 Nta mafaranga ari menshi. ariko se tuvuge ko iwanyu nta mafaranga bagusigiye Nta mafaranga. ibihumbi 200 ubundi Ibihumbi nkagusengera 200 byose abadayimoni bakurimo bose bagahita bakuvamo Mana yanjye. Kari byinshi se ubu ndayakura he none. none ko ntajya nsengera abantu badafite amafaranga Mana yanjye. urumva byagenda gutega natwe tuba dukeneye kuba urumva nagusengera gutyo gusa Ndabyumva. wabona nkangahe Nari mfite udufaranga dukeya n'ibihumbi 10. Gusa umfashije rwose pe. Nazayakubonera yaje. ese ibihumbi 10 urumva ari amafaranga use amafaranga wowe ibihumbi 10 waraguhawaye amazi dore nguri yasha dore nguri bakuzana utwo dufaranga Birangiye uyemeye. Ni nayo yonyine nari mfite nari ngiye kugura kawunga. Akira pe. ahantu mbona bari gukina za kurete Burya n'umutubuzi reka ntore utwanjye. Yarandiye. Se mu Rwanda haguruka hano kabyara pe. uramukinga amafaranga yanjye ariye umva njye mufashe nubwo inyama
barazibabuye noneho neza neza si umana yanjye kuvuga noneho ko nigize umutubuzi noneho ko bindangiriye ubu ibyanjye byamenyekanye ni uguhindura ubundi buryo bwo kuba muri Kigali ubu ngubu niba abantu bose nayoboraga bamenye yuko ndi umutekamitwe ubu ngubu ngiye kuva muri aka karere njye mu kandi cyokoze bari banyishe nari mfuye arikuzana ari amafaranga aba yaje genda mutse mufasha nahita mupfura magana 3 turwasa yanjye yakize umuhabasha 2,500 natanze mbere na seria mbega ubuzima kabaciye mu gihe